n'undi muntu wese w'umu businessman ukenera gukora bino ngiye gutamvuga hano. Word ya online, Excel ya online, PowerPoint ya online, video online editor, form ikusanya amakuru cyangwa se link baguhereza ukajya winjizamo amakuru y'umuntu. Noneho ayo makuru kwinjizamo undi akaza kuyakontrola ku giti cy'akabona amakuru wohereje byose biturutse muri Google Workspace productivity. Nibyo rero tugiye guta turebera hano byose, asigaye buri kimwe kandi uraza gusoza neza ubasha kugigiraho ububasha buhamba cyangwa se ubumenyi buhagije. Mpamvu nababwiye ngo ubu ufite smartphone, ubu ufite mudasobwa, mwese mubasha gukoresha tuta Google Workspace productivity tools. Munyeshuri ga University of Rwanda, Rwanda Polytechnic, za YouTube, za ALU, IRK, Kepra ndetse n'andi maloko University of local universities hano mu Rwanda, mwese n'abanyeshuri yewe n'aba teachers mwese iyi video mwamuhamagariwe kuyireba. Abantu banje muraho mumeze neza hano barofsha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Ntabwo makuru noneho nzanye twita uburezi umunyeshuri wese, umuntu wese wabashije kurangiza byibuze senior 6, warangije senior 3, umwarimu by'umwihariko bari mu bigisha secondary school, primary school ndetse n'abandi bamwe na bamwe bigisha universities. Ubumenyi mwese mugomba kumfite tugiye kurebera hamwe courses cyasha mbazaniye ya Google Workspace tools. Iyi ngiyi ni work tools, ni Google Workspace tools cyangwa se ni digital skills buri muntu wese yakaba yafite, by'umwihariko uwisanga mu bintu by'ikoranabuhanga wese cyangwa se ufite ahahurira n'ubundi n'akazi ka buri munsi dukora gakenera telefone cyangwa se mudasobwa. Waba ufite mudasobwa, waba ufite muranda na smartphone yawe, ibi byose ni ibintu uba ugomba kuba ufite. Nkuko tugiye kubirebera hamwe ni course ngiye kubasobanurira, turebera hamwe ibintu tugomba kuba dufite kugira ngo dutangire kwiga rino somo kugeza ari range twiga ibintu byose, twigemo docs, Google Word cyangwa se Word yo kuri internet, Excel cyangwa se sheet yo kuri internet, slides yo kuri internet cyangwa se PowerPoint nyine yifashishwa mu present imishinga n'ama project ndetse n'amawaka tuba twahawe. Turebere hamwe ibijyanye na videos zo gukora online kuri Google, turebere no gukora forms cyangwa se Google form i-collecting amadata y'abantu. Hakuno usanga ugiye gukora application umuntu nakubwiye ngo click here to submit your information, wakanda bakagubwira ngo shiramo izina ryawe. Byose ni ibintu bidasaba ubwenge bwa code cyangwa se coding nkuko benshi babivuze. Nta bindi bintu byinshi bisa gukurikirana Uburezi Rwanda TV hamwe na Uburezi Official, asigaye mukajya mubana igihe cyose. Ko uraza gusoza ino video wamashije kumenya ngo uzabasha gusoza rino somo cyangwa se ino lesson cyangwa se ino course ya Google Workspace tools, wabashije kumenya kijyanye no creating secure email Google account cyangwa se Google account iri full secured cyangwa se umutekano uhagije. Kuko yo email yawe idafite umutekano uhagije, ubuzima bwawe buba buri mu magi. Ubuzima bwawe bwose muze kumbaza, ndaza kubasobanurira impamvu ubasha gukoresha Google Docs cyangwa se Microsoft Google Word yo kuri internet, aho yaccessingira muri telefone yawe cyangwa se ukaccessingira muri mudasobwa yawe bitewe n'aho uri, yaba na tablet, gukoresha sheet cyangwa se Excel, gukoresha slides cyangwa se PowerPoint, gukoresha forms cyangwa se Google Forms ni nka kwa kundi ubona umuntu aguha link wayikanda ukajya wuzuza amakuru. Ibi ngibi nta bumenyi bwinshi bundi bisaba uretse kwitonda neza ugakurikira ibyo n'ubundi nzajya mambereka. Turebe Google Drive aho ubasha kugifata ibintu byawe ukabibika muri kuri murandasi cyangwa se kuri internet, even if niyo wata telefone yawe cyangwa se laptop yawe cyangwa se mudasobwa yawe cyangwa tablet yawe, n'ubundi amakuru yawe ukabagumye ukabona kuko kuri internet accessing ibintu byawe aho uri hose. Niyo mpamvu babwira ngo ngiyewe naziye igihe. Niba rugambere giza kuri YouTube channel rero kanda subscribe ufungure inzogera. Niba usanzwe uriho kanda like kuri video, tera comment, tegezo cyaba ari ingenzi.
sharing inshuti zawe ab'umwarimu ab'umunyeshuri abo turi umunyeshuri ariko afite ahahurira n'akazi, ashobora gukora report, ashobora gupresenta project, ashobora kugira ibyo akarikira birimo imibare runaka, ashobora gukenera gukusanya amakuru y'abantu. Iyi video uwo muntu wese iramureba. Niyo mpamvu rero ngewe tugiye guhera ku murongo. Ubundi se mbere na mbere tugiye kubanza tumenye ngo ese Google Workspace nike? Google Workspace ni cloud based productivity tools. Hano ni tools ni Workspace cyangwa se cloud productivity containinze. Nukuvuga nyine bavuze cloud mujye mwumva ibintu byose bibera kuri internet by'umwihariko bimeze nk'ububiko aho tubasha natwe kugira ibyo dukoresha ariko bikabikwa kuri internet, kandi wakenera kubivana ukabishyira kuri device yawe cyangwa se kuri telefone yawe. Niyo mpamvu nk'umunyeshuri wiga university cyangwa se wiga secondary school, umwarimu wigisha secondary school, wigisha primary school, byose abagomba kubigiraho notion. Noneho ikintu rero iba iri budufashe itangyo twita free and accessible anyway. Benefit nyine ngo ku munyeshuri cyangwa se n'umwarimu cyangwa se n'undi muntu wese w'umukozi ushobora gukora bimwe twavuze. Ikindi ni real time collaboration, aho uba ushobora kuba muri gukora kuri waka runaka ukaba ushaka kubwira abantu nka 20 bose ukabaha sharing link mugafashanya, niba ni nk'igitabo muri kwandika, niba ari nka calculation muri gukora, niba ari nka projet muri gukora, mwese mukamwakora rero cyane buri afite task yiwe, kandi uko uri fresh cyangwa se updatinze ukwanze refresh gusa ugahita ubona aho progress yanyu mugeze cyangwa se ibintu byanyu bigeze. Ikindi byoroshya cyo twita save time cyangwa se save time on project and assignments. Hano n'ubuntu kuko mbivuze yiri gukorera online, hari abantu bajya kugira ibibazo gasanga device yawe uri gukoreramo irazinye, utegereje aho ngomba kwicaginga, ariko ufite Google Workspace skills ugomba guhita ushaka gufata indi device ugakoresha email yonyine ukabasha guhita ukomeza wakaza wakoraga. Nta mpamvu yo gufata imashini yawe ngo ishyiremo Microsoft Office uyicuyiraniza, reka ufite skills zo kuri Google Workspace biba bihagije. Ikindi easy to share with classmates and teachers, even workers or non-educational people. Ukuvuga ngo hano biba byoroshye kuba washaringa ibintu byawe yaba aba classmates bawe, ngo ndakuvuga ko ku banyeshuri, haba ku ba teachers abarimu cyangwa se n'aba lecturers, ndavuga ku bantu bo hanze baba businessman, ugasharinga mugenzi wawe ibyo ukora akaba yabyagusesinga nawe biriho, abo ayunguka ibintu bikoresha aba YouTubers, aba content creators, aba influencers, mwese muhamagara kureba ibintu nk'ibi. So rero kugira ngo ibi byose ubyaccessinge ubanza creatinga icyo twita Google account cyangwa se email, secure email. Iyo umaze creatinga email nibwo ushobora kuba wagira na kimwe ukora. Niyo mpamvu tugiye dutangira rero creatinga Google account cyangwa se email. Tugiye gutangira rero, ubwo we fata telefone tujyane. Ndabizi neza yuko telefone nyine abari ikibazo ku bantu benshi cyane, babatekereza ngo telefone se irakunda, kandi weho uri gukoresha mudasobwa irakunda cyane. Niyo mpamvu nababwiye ngo ubu ufite smartphone, ubu ufite mudasobwa, mwese mubasha gukoresha icyo tuta Google Workspace productivity tools. Microsoft Word ya online, Excel ya online, PowerPoint ya online, form ikusanya makuru ya online, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turebera hamwe na Google Drive. Byose ukabikoresha nta application n'imwe westaye mu mashini yawe, na software westaye mu mashini yawe cyangwa se application westaye muri telefone yawe. Nk'umunyeshuri ga University of Rwanda, Rwanda Polytechnic, za YouTube, za ALU, IRK, Kepler, ndetse n'andi local University of local universities hano mu Rwanda, mwese n'abanyeshuri yewe n'aba teachers mwese iyi video mwamuhamagariwe kuyireba. So mbere na mbere urasabwa kuza hano muri Google yawe, urafungura browser yawe cyangwa se ikindi kintu cyose ukoresha. Niba hari abakoresha nko ku iPhone mukoresha za Safari ndakeka, cyangwa se nandi ni Safari bana bakoresha za Safari, ushobora kujyamo ukandikamo ijambo google.com ukemeza. Yo wemeje uhingukira ahantu hameze nk'aha muri kubona handitse hameze gutya nyine. Noneho tutatwijira hano hejuru hari utudomo twinshi, urabona haranditse ahantu handitse ngo account. Ibi byo ntago twitindaho cyane, ariko ngiye guhita nizira hano handitse ngo sign in.
Sayonze anditse sign in mu byibika neza tugiye creating a secured email izadufasha gukontrola ibyo bintu byose kuko nta email ibyo byose twavuze nta na kimwe wakora nirwo rufunguzo rwa mbere rwo kuba wabasha guhandoringa bino bintu navuze. Then uze hano handitse ngo create account, ujya creating account bakora kubaza ngo is for my personal use cyangwa se ni for my children or is work or my business. Ni option eshatu, ariko twebwe kuko yari email yawe uhitamo hano handitse personal, ariko yari ushaka creatinga email y'umwana wawe ukatwara urugero umwana ashaka kuba terezo imyaka nka 18 cyangwa 6 bitewe wowe nuko wumva wenda yamaze gukura, kuvuga kamufungurira email rero nzajya nyi control. No hari icyo twita work or my business, yari ya business hari icyo twita email zi business, aho ngaho nawe ugaragaza rego business akaro creating, ariko twebwe tugiye gukoresha icyo twita personal use. Nibaza gukora personal use barakubaza ngo shyiramo amazina irya mbere ni itegeko, irya kabiri ntabwo ari itegeko, ni optional, niho email. Ikindi email you creating the email ntuba ushobora kweditinga icyo twita email address uba ugomba gukoresha. Umuntu ya creating the email address ntushobora kuhindura nyuma, ariko nitubigera wenda babwira twagiye wenda tuyivuga ati ni Ubardo official wenda nka email tugiye gucreating za idufasha gukontrola bya bindi byose twabonye. Dukore next, nitumara gukora next baratubajije ngo duhitemo date, bahereye ku kwezi cyangwa se month, wenda duhitemo January, tujye no kuri month nako kuri day duhitemo wenda nk'iya mbere z'ukwa mbere, then wenda nk'umwaka dushyiremo nk'umwaka wenda katushyiremo nka 2000 cyangwa se nka 2002. Gender kashyiremo wenda nka male konge ndi umuhungu, akoye n'uburi umukobwa uzashyiremo female. Sinzi niba ari abadafite igitsina cyangwa se ubwo nabo sinzi ubwo bashyiramo hano rather than not say, then ugashyiramo male. Then umaze gukora hano yumva utarishuwa neza y'impamvu bakubajije ngo mumbajije amakuru yanjye ajyanye n'amavuko, ukanda hano handitse ngo why we ask for your birthday and gender, ugasoma impamvu. Ariko kubera igihe gitoya twikomereze, murabona bampaye icyo twita suggestions, baraduhaye ngo choose your email, your Gmail address cyangwa se Google mail address. Hano baba bavuze ngo ese iyo email address niyo uzaha umuntu ugiye kukwandikira, cyangwa se niba uri gusharinga umuntu azajya abona ngo wenda ubardoofficial@gmail.com niwe wansharinze file ya Excel cyangwa se ya Microsoft Word cyangwa se n'indi ari yose, ngo nanjye nyaccessinga ngira ibyo nakoraho. Ino email address ntushobora kuyihindura iyo wibeshye wumva utabishaka. Ni nayo mpamvu nta n'umuntu ushobora kuyihuza n'undi. Iyo ingiyi ni ID hariya, nkuko nta muntu muhuza iranga muntu ID iranga muntu, na hano muri Google nta muntu uhuza n'undi email cyangwa se email Gmail address. Wenda kamhitemo nk'iyi ya mbere yitwa Ubardo official 4, then nkore next. Nimara gukora next bahise bambaza ngo create strong password. Nizere ko tukiri kujyana, aho ugira ikibazo muri comment uze kumbwira. Password windi strong ni password irengeje characters 8. Password ikaba ifite characters harimo imibare, harimo amagambo magufi cyangwa se matoya, harimo amagambo manini cyangwa se capital letter, harimo special characters ninzivuga mu itamwumva mwenda katoye ati cyangwa se bas, akabazo, akarongo gatambitse, akanyenyeri, akego, tuntu nkutwo. Iyo niyo strong password byibuze iri hejuru ya characters 8. Wenda kankiremo password hano rwose ntabwo yo nyibabwira, ntabwo nayibabwira mutazampakinga, ariko se ako mwana bishobora da. Yurangije ushaka wakora hano handitse show password, ukareba niba password yawe yanditse neza kugira ngo utanga wibeshye. Then warangiza ugahita ukanda hano handitse next. Ibintu biba byoroshye, biba biri clear cyane rwose, nta mananiza. Hano baravuga ngo we want to know the verification code sent to your phone. Hano bakoreza verification code kuri nimero yawe telefone, barebe koko iyo email ni nyine barabwirwa niki. Even iyo bagiye password bazabasha kuri coveringa cyangwa se kugarura nimero yawe ya telefone byose hano.
mpamvu turaza hano dushyiremo, urabona hariho u Rwanda. Iyo watariho u Rwanda utangiza kano kantu 250 u Rwanda rutaruzamo. Wenda kanze ngase nk'ubikora wenda kiremo nka Afghanistan, then ntangiza akamenyetso ko guteranya 250 u Rwanda murabona ko rutaruzamo. Then yurangije ugatushyiraho nimero yawe uhereye kuri 78 cyangwa se 72 zero ntabwo yandika, wenda dushyiraho 7 2 79 3 310 rebe ko zituzuye hano. Okay, baravuze ngo this phone number has been used too many times, bivuze ngo nimero ya telefone nayikoresheje inshuro nyinshi cyane. Kakiremo indi nimero ndebe, ubwo weho mwe mkwera nta email mwawe mfite cyangwa se mwarikoresheje nka rimwe mutanabizi bamwe na bamwe, imwe nta kibazo kiri buze kubamo. Turebe. Okay, hano ho rwose kode bamaze kwitwohereza, katujye muri telefone yacu tuyirebe. Ino ni code cyangwa se kita OTP verification code. Iyi ngiyi 319. Okay, iyi ngiyi then urangije tukora next. Yumaze kuyishyiramo bara verify nyine cyaro, bavuze ngo batubajije ngo shyiramo recovery email address in case abahaka cyangwa se wazaba wanibagiwe email yawe. Hari recovery email address iyo ifite ubishyiramo, ariko for my recommendation cyangwa se inama nziza nababwira ngo ukora hano handitse skip ukasimbuka hihorera. Then wanayizuka bakakubwira ngo this is your email address. Iyi email address biba byiza uyifata mu mutwe kuko uba uzayikenera. Then warangiza ukora next. Wow, urabona ko then warangiza ukora ngo I agree. Bimaze gukora I agree rwose email yacu tuba tumaze kuyifata. Then urabona yuko email yacu hahandi hari twakoze sign in, email yacu yamaze kugira ute, yamaze kugeramo. Ariko ntabwo bihagije, hari abantu nzi neza ko twagiye hano bagasangaho harimo nk'izina runaka cyangwa title runaka, nusanga hatarimo izina ryawe. Ari nk'umuntu agucreating email cyangwa mwaraguze telefone ugasanga ntabwo harimo email yawe, uze kuyiswa cyangwa mumbwire muri comment cyangwa se unanyandike mumbwire ati ndayivanamo gute neta ngufasha nta kibazo. Nimero yanjye mujya mireba muri description ibiriho. Then hano ngo twese tufite email tugiye kwa accessinga bya bintu byacu twahoze tuvuga ati Google Workspace productivity tools cyangwa se amatools nyine yo kuri Google Workspace. Hari izo za word za online n'ibiki. Wenda ikintu nibagiyeho ni ukuyigira security, kuyigira security, tukayiha security hambaye. Turaza hano tuyikande kuri agafoto dukanda handitse manage account. Mwumva ku nshuro ya mbere murabona nyine twabanje gusetting icyo twita environment zacu. Gusetting environment nyine biragora tu. Then tuzano handitse ngo security, ubwo mwebwe hejuru niho iyo security yanditse. Then muri kubona hano hasi yaranditse ngo two step verification, dukandeho. Nitumara gukandaho dukora hano handitse ngo turn on two step verification. Hano biba bivuze iki rero? Hano biba bivuze ngo nihagira umujura ugerageje kwinjira muri email yanjye akoresheje account area cyangwa se email address, bazanyohereza one time password cyangwa se OTP kuri telefone yanjye, ba verify koko barebe niba ari ngiye. Nibasanga atari ngiye bamwihorera bamwime access. Then mushyiremo nimero yanyu ya telefone, nimurangiza mukore next, babahe code muhita mukora turn memory protectings. Mwibuka ndi kwiga niyo mpamvu ntari kubitindaho cyane. Nyine nuko byose mba ngomba kubicamo nk'umuntu nyine uri kwigisha ibintu bizima bigaragara. Noneho tugiye kwa accessinga icyo twita Google Workspace productivities. Hari uburyo bwinshi. Ngewe murazamo hano muri search, hano mwandikemo docs kuno muri kubona kuno docs docs.google.com, mukore search. Nimukora search barabahereza hano
utuntu tubiri uravuga ngo Google Workspace Word editor n'ibiki mwebwe muza hano handitse ngo Google account sign in docs byanditse nabi google.com. okay, gusa iyi link abantu ibibeza kunanira kwandika muze kuyandika hasi hano. Murabona niba ubwo ku bantu mwege mugurisha telefone kugira muze kubona interface nk'iyi ngiyi mwanditsemo ngo docs cyangwa se docs.google.com, murajya hejuru kuri telefone yanyu, hejuru mukanda hano utudomo dutatu, nimara gukanda hano utudomo dutatu mumanuke hasi handitse ngo desktop site, nimara gukanda hano handitse ngo desktop site murahita mubona dashboard imeze nk'iyi ngiyi mfite. Then tuze hano hino muri kubona bya bindi naberekaga, buri munyeshuri wese, buri mwarimu wese ube awa primary secondary school, umulecturer ndetse umunyeshuri wese wa university, yaba local university, yaba secondary school, yaba primary, even n'undi muntu wese businessman ukenera gukora bino ngiye guhita mvuga hano: Word ya online, Excel ya online, PowerPoint ya online, video online editor, form ikusanya amakuru cyangwa se link baguhereza ukajya winjizamo amakuru y'umuntu, noneho ayo makuru kwinjizamo undi akaza kuyakontrola ku giti cy'akabona amakuru wohereje byose biturutse muri Google Workspace productivity. Nibyo rero tugiye guta turebera hano byose, asigaye buri kimwe kandi uraza gusoza neza ubasha kugigiraho ububasha buhamba cyangwa se ubumenyi buhagije. Niba nanditsemo ngo docs, ni nkuko nshobora no kwandikamo ngo sheets.google.com cyangwa se kwandikamo ngo slides.google.com cyangwa se kwandikamo forms.google.com. Ibyo ngibyo byose wakagisesinga ino interface mubona hano. Then wenda kaduhere nko kuri Microsoft Word cyangwa se Google Word. Impamvu ndi kukunda kuvuga Microsoft Word, abantu benshi niyo mumenyereye kandi twebwe dushaka guca ibintu bijyanye no kunaniza amamashini yacu, amatelefone yacu, ugasanga umuntu ariko higa Excel, umuntu arabona akaza afite telefone hano hanze hanga, abantu bo mu ntara cyane agahiga ngo imashini ngo bamushyiremo Excel kandi telefone y'ibintu bye yabikora bidasabye no kunaniza imashini. Twagiye nko kuri Google Docs, wenda twifashije Google Docs tute tunaparikira hanga hano no gutaha tuzarebe uko wakora buri kimwe cyose wifashisha nyine buno buryo. Wenda umuntu ku nshuro ya mbere uraza ugakora hano handitse akamenyetso ko guteranya, ugakanda wimaze gukandaho bakwereka ahantu ho kwandika. Murabona neza ifungutse nka Microsoft Word dusanzwe dufite mu mamashini yacu. Ubu ushobora kwandika ibintu rwose runaka nyine nkuko bisanzwe, ubu ushobora kubyandika wenda ati nyine bitewe n'ibyo ushaka kwandika ukagira ute. Then hano hejuru habaho utuntu twinshi, abaho gusavinga, abaho icyo twita, abaho new document, gukora copy, gusharinga email, gukora download, ukaba downloadinga muri PDF, muri Word, muri plain text, muri n'ibintu byinshi cyane biba biriho kuko nyine ni online tools based productivity. Ukaba wabishyira kuri Google Drive ku buryo nyine unataye imashini yawe cyangwa telefone yawe, nonaha ibintu waba wakoze cyangwa se raporo z'akazi waba wakoze zitata agaciro. Ubwo rero noneho ushobora no kuba wakora share, ukaza nka hano hejuru handitse share, ugakora hano handitse ngo copy link ukayiha umuntu, cyangwa se ugakanda hano ugakanda hano bakakwereka ngo sharinga nk'umuntu, ukaba hano washyiramo email y'ibyo byose tuzabireba. Then ugakomeza nyine ugakora ibyo ukora. None nababwira ngo twabanye muri ino video, nge nahangaha ngiye gusubikira. Ubutaha tuzagaruka turebera hamwe Word noneho ni gute nayikoreshamwo hano Word. Ubu dusetinze icyo twita environment yacu cyangwa se aho tugomba gukorera hano. None ubutaha tuzagaruka turebera hamwe ese ni gute nakoresha amasaving yakorera muri Microsoft Word, nkakora nyine curriculum vitae, ubwo niyo mvuga, ukaba wakora uburyo wakora project yawe, uburyo wakandika igitabo, uburyo wakora nyine twatu twose mukorera muri Microsoft twose, none twadukorera online, ndetse na twatu dukorera muri Excel, twatu dukorera muri PowerPoint,
amafomu yo nta fomu ya offline ibaho, kuko iyo ntabwo wayisharinga umuntu ngayuza, ariko hano ushaka gukora fomu ikaccess ngo n'abantu wenda ijana. So nasoza rero mbabwira ngo umunyeshuri wese, umwarimu wese, abo wa secondary school, abo wa primary school, abo umunyeshuri University of Rwanda, Rwanda Polytechnic, abe umunyeshuri wo mu Maroko University za hano mu Rwanda, abe n'umunyeshuri wa secondary school, mwese musabwa kumenya Google Workspace productivity, kuko nigezweho ijyanye n'igihe tugezemo. Ibintu bya offline ntabwo bikigezweho habe na gato. So niyo mpamvu rero mbabwiye ngo bayibange twabanaga yo Buri Show. Iyi video niba yagushimishije cyangwa se wayikunze, sharinga mugenzi wawe ino course cyangwa se ino lesson dutambikane tujyane, asigaye tujye duhuza muri video zose, kugira ngo nizankiraho video ujye uhita uyibona mu bambere, uyirebe rwose neza cyane, wige ku buntu nta kiciro na kimwe kwishyuza. Twabanaga Buri Show ku Uburezi Rwanda TV. Imana ibarinde. Bye bye, God bless you.